abantu bazanzwe bataza muri Meet Me Tonight. Meet Me Tonight dutumira abantu bafite ibintu bakoze cyangwa se twigiraho byinshi bakadusharinga nyine experience, twabaza ibibazo, mutegura ibibazo. Umushyitsi dufite uyu munsi ntago ndi bumubabwire, yitwa Ariel. Ni gutya abanyamakuru bo mu Rwanda bamera, ngo umuntu twatumiye ngo yaririmbye ikinya, ngaririmba saa moya, ngo mukanya arabatwibwira Bruce Melody, watangira wibwira abantu badukurikiye. Ariko buriya bari abanyamakuru nabahe, mwagiye mubanza mugakora introduction nk'iyo muri Genesis. Umuntu ngiye gutumira ni umuntu wakoze ibintu byivugira, ntago ari ngo mbivuge, sibyo? Mwabihaye amashyi. Ladies and gentlemen, this is Meet Me Tonight. Put your hands together for Ariel. Welcome to the stage. Umuhungu ukunda abakobwa. Bimeze bite se? Fresh. Abonye ibintu bya hano se wabibonye gute? Nabikunze cyane. Abonye comedy tutavunika? Biteye ubwoba. Sha ntago turi seriye, urumva? Bagiye tugira ibibazo, urumva? Hari igihe abantu badaseka, ntago wagiye ubibona, babyita gushya mu Kinyarwanda. Hano harimo abantu bakuze bagufana ku myaka ya 3. Umaze imyaka ingahe mu muziki? Imyaka yawe ufite umaze muri music? Imaze kuba 3. Bamuhaye 3. Ukora music? Yeah. Uneze indirimbo numvaga 2009 nizane. Ndaciye kuri mwe mu bahanzi bize umuziki. Watandukanya music, umuntu wize umuziki abatandukanye n'umuntu waje just agakora umuziki. Nuvuga ni hano harimo abajene babumva bawiga cyangwa akahita just studio gusa. Itandukanire abari irihe? Honestly ntago ari itandukaniro rinini. Cyambere ni skills, urumva umenya kwita ibintu amazina yabyo. Nta makosa nyine nkayo ngayo ukora. So nta tandukaniro rinini mvuga ko riri muto. Yeah. Nukuvuga ngo umuntu wari hano yakoresha uburyo yumvamo just akajya studio cyangwa akajya kwiga. Yeah. Aho ni sawa cyane. Kuri experience yawe umuziki umaze kukumarira iki? Imyaka 3 maze. Ni byinshi cyane. Muziki urantunze, muziki wampaye igikundiro, muziki. Yeah, that's a fact. Umuziki ni ubuzima. Ari igihe tuganira n'abantu benshi ujya wumva za kazi ni kazi, abantu bakatubwira kuri jani zabo. Ukumva umuntu aravuze ngo hari igihe cyageze ashaka kuva mu bintu ari gukora. Hari umunsi wigeze wumva wari ku muziki? Reka. Ntago birambaho na gato. Ari poster nabonye ufite tour i Burayi. Yeah. Izaba ryari? Izatangira muri October. Yeah. October. Nayobye tu. Arabahita muri October. Ejo nigeze kubona wambaye umupira wa Rayon Sport. Oreyo. Waguhora ikireyo. Hari ikindi kibazo naye nibajije mu kanya mise nyibagirwa kubera amagambo bura twararushye. Nuvana ikibazo cya Rayon Sport yari bijemo. Ufana Rayon cyangwa nakazi? Okay. Mwabyumvise. Oya. To be honest with you guys, ntago nkunda football cyane, to be honest. My dad nakuze afana Rayon Sport, so nyikunda gutyo. Yeah. Ugira ikibanza? Hani Kigali uri umubano nyene urumva imyaka y'ibano. Nta kibanza ufite? Ntacyo mfite. Ntago turagirirwa. Afite ikibanza mu mutima wande? Cyane bari mu mutima wa promesse ntago gishijije icyo kibanza. Ariel uzi koga muri piscine? Ntago mbizi man. Ejo nari ndi Burundi mwana, ejo nari ndi Burundi imvura iragwa amafi yahararohama.
ntuzakinishe koga ni inama nakugiraga. Hari ikibazo nshaka kubaza. Last time hano twahostinze Juno. Uri Juno umubona gute umufata gute wowe? Mufata nk'umuhanzi nyarwanda. Uriya muhunga we n'uruva gusenya. Ubu mufata nka senderi tu. Makanyaga. Oh no. Cyaze ni umuhanga ya. Ni umuhanga. Ariko biraho tu. Neza. Ni sawa cyane. Wezi ku giti cyawe uri umuhanzi ari gihe umuntu abakorana n'abantu ariko akagira abanafana nabaye banzi b'abanyarwanda batatu wemera. Asama. Wewe nagaruwe mbajije wewe. Reka nsubize. Nemera Miss Jojo. Yeah. Well, respect to her. Nkunda Bruce Melody, nkunda Kivumbi. Batatu Bamuhaye abantu bake kabisa. Ejo ni nabonye ari video wari. Sawa na Juno nawe ndamukunda ariko dukomeze sibyo. Kubera reka tubyemere ko ari abakiriya. Kubera ko muri abakiriya na Juno tumushyizeho. Weze ejo ni nabonye warafashe video uri kuri iyi ndirimbo ya The Ben umufata gute muri muziki? The Ben nawe ni umuntu nemera cyane kuko tuba nakuze numva indirimbo ze zinyanspira. Ni umuntu baragiye muri music industry imbere yanjye akabikora nyine nkabona ko bishoboka nanjye nkavuga ko maybe one day I'll be like that too. So ni umuntu nubaha cyane mu muziki. Abanyamuziki natwe twirirwa tubumva wangu twese ko tutakwiyumva ibiboro byacu ntabwo bica kuri radio. Wezi impamvu tuba twatumiye abantu nkamwe turabafana. Thank you so much. Ibikorwa byiza kandi turabajene turacyari bato. The main target ya Meet Me Tonight abari ku inspiringa new generation. Hano harimo abana b'abahanzi cyangwa se umuntu mu buryo bwari bwo bwose yaba ari umu artist cyangwa se atari we afite ibindi bintu arimo. Niye nama wagira umuntu uri gutangira ibintu bye ariko atarabona ikintu ari gukora. Urabona wowe umaze kubona image y'ibintu ushaka. Umaze kubona future yawe. Niye nama wagira umuntu utaribona ariko ufite dreams ziza ashaka kwa achieving. Inama namugira ni ukumenya uwo ari we mbere ya byose. Ikindi namubwira kudacika intege tu kuko biratinda ariko ntibihera. Yeah. Biratinda ariko? Biratinda ariko? Ntibihera. Jemvuye i Burundi. Hari umufana wawe hano wateguye impano. Mukanya turaha abantu ibibazo bitatu. Ariko hari umu artist washushanyije Ariel nshaka kaza hano ni surprise ne ikintu yashushanyije kiraho ngaho. Nukuvuga ngo oya yashushanyije ni igipapuro yashushanyijeho. Ni surprise ariko ntabwo uri bumenye ibyo ari byo. Wa mu artist Ariel naza hereza umuntu akunda cyane impano yamuteguriye. Wezi umwana ni umu artist. Hanza wereke Ariel mwana impano yiwe ni surprise ariko ntabibone. Umwana isoni ze umva yerekana impano yawe wowe iri platform y'abanyempano. Shani dusanga atari we icyo wonzi cyura twishyura. Nafite impano nanjye nakuze nshushanya nza kubireka. Mufate ifoto kabisa ahagaye ngiyi rwose. Uzi ko impano yawe irimo talent man. None se reka nguhe microphone. Urakoze cyane nyuma y'ibintu bibereye hano ntacyo ushaka kubwira Ariel. Amazina yanjye nitwa Kudura Valente. Ikintu nabwira Ariel Ariel ndamukunda. Ine njyewe muri iyi minsi nyine muri vaka narindi hano Kacyiru nyine gusa aho mu ngoma ari igihe yigeze kuza no kuri stade
yaho ikibungo nyine ndamubona gusa nyine na amashimesi cyane kuri Valente kandi uri artiste wa fresh wala iyi ni creyo banza wicuruze kwanza wakoresheje iki ushushanya ifoto kuko ngende kubona ari Ariel harwo yigeze abeshya ngaha nibyo kabisa bro ushushanya n'inyinya wowe tipe nta kintu asimbuka icuruze man icuruze iyi ni creyo gusa n'irangi nyine ndarikoresha ntabwo nabyize nyine kuko nakoze uyu mwaka icya leta mu wa gatatu yifuza nyine kujya kubyiga mu wa kane kandi nyine ikindi umuntu wakifuza nyine ko nawe nagira icyo mukorera wenda nabaha nimero zanjye mukazamvugisha nkabibakorera ntariwe 079 079 31 31 74 74 95 95 rimwe na Instagram yawe ni iyihe? Instagram ni @valente uzagiye kuri Valente urebe impano ahereza umukunzi dore iki kirashushanya do uyu mwana akwiye ko mumwumva bro ntago ariga gushushanya ariko this is what he did yakoze exit no mwaka arashaka kujya kwiga ku Nyundo so he deserves the support we have to support him thank you so much tujye kwakira umujurnaliste yize ibintu bijyanye n'amategeko y'umuhanda mu ishuri rya kaminuza y'u Rwanda. Ladies and gentlemen, put your hands together for Promesse Kamanda. Mwongeye kwirwa neza nshuti bakunzi ba Gens Comedy muri aka kanya tugiye kwakira Ariel Ways turi hamwe muri hano muri studio ariko dufite mugenzi wacu tubereye kuri terengera ngo Merci uratwumva neza murakoze cyane hano muri Gens Comedy rwose turari dufite abantu bafite ibibazo bitandukanye nkuko mubizi muri iyi minsi turi kugenda dukemura ibibazo by'abaturage ubu rero turi mu karere ka Rusizi ahantu bitanya Bitekeri hari abantu bafite ibibazo bashaka kubaza Ariel Ways sinzi nimba mbivuze neza ariko hano dufite umuntu ufite ikibazo mu by'ukuri umurebye cyo ibibazo bimaranye iminsi ntago ari iki umunsi gusa reka tumwumve kugira ngo Ariel ubwo ngubwo agira ikintu yongeraho murakoze cyane studio muranyumva turabumva neza cyane ngira ngo wakwakira uhereye mu gihande cy'ibumoso tugahita twakira n'ikibazo kimwe mu ruhande rw'iburyo ubundi turajyana inyuma twakire ibibazo bibiri tuze kugaruka muri studio murakoze cyane murakoze nitwa Leandro ni mugabo nsanzwe ndi umunyamakuru Ways ni inshuti yanjye by'umwihariko ariko n'ubundi buryo tuziranye ariko nabaza nk'ibibazo nka bibiri Ways avuka mu muryango w'abanyimpano yaba mama we yaba na nyirarume ariwe Casanova sibyo compliment yaguhaye akimara kubona ko ufite impano yari iyihe icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri wagize amahirwe yo guhura na Lokwa Kanza numwe mu bahanzi dufite beza muri Afrika ndabizi neza ko akwiye ko utazigera uri ku muziki kuko umunyempano wa danje ahubwo wowe ubwawe wibona ute mu gihe kuko umuhanzi nta muhanzi utazima compliment yaguhaye ituma uhora ufite intege zo gutuma ukomeza umuziki niziye cyane ko umuhanzi wese ashaka kugira igihe cye murakoze turaza kwifashisha uburyo bwo kugira ngo ajye asubiza ikibazo kimwe ubundi twakira ikindi ngira ngo Merci twamuha umwanya oya nibyo cyane mu mwakire sinzi niba nabyumvise neza cya mbere nta mwuka mfite Casanova rero birashekeje ashobora kuba ntago nari narahuye nawe nakuze numva ko ari oncle wanjye gutyo gusa muri story so njya kwiga ku Nyundo ndi mu mwaka wa kabiri Yemba Voice yahise isohora indirimbo abantu barabakira cyane mbona nawe yaba postinze mpita njya kwishaza ritarabaho avuga kubera iki se kwazi ko nanjye ndi hariya
nubwo nta kintu mfite he should be talking to me so nahise ndakara cyane ariko ni ishyari ryiza nari nagize so ikintu yambwiye ko ni ibintu by'umuryango wacu dukwiye kubikomerezaho niyo message kandi ivuga byinshi nahise nyumviramo byinshi ari ikindi kibazo loko akanza bro ni byinshi yambwiye ariko umuntu munini kuriya kukwankuhaja narindi ninjye muto wari uri mu bantu muri team ye so yamfataga biri very precious angira inama buri kanya so sinakwibuka neza very strictly yambwiye ngira ngo dusubiye kuri tere ngira ngo tureta Merci uradufasha uze kutwakirira ikindi kibazo hano kirahari rwose kimaze iminsi uri hehe ko wambaye imyeru dore ndi hano rwose hano hari umuntu witwa Kamirindi witwa nduherereye he nitwa Kamirindi me Nyandungu ikibazo cyawe ni iki ikibazo mfite nshaka kubaza Ariel Ways egera kure y'inyakiramajwi yawe ikibazo nshaka kumubaza icyambere kirabaza kiti uramutse ugiriwe amahirwe ukaba perezida w'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda bikaba ngombwa ko umuhanzi ugomba kuba minisitiri w'u Rwanda nyine agomba kuba ari umuhanzi wamugira uwuhe mu banzi bagenzi bawe cyo ni icyambere icya kabiri leta y'u Rwanda muri kino gihe ibangamiwe n'abakobwa batwara inda zidateganyijwe ese nkawe Ariel Ways urasubiza yego cyangwa wowe ujya wibuka agakingirizo yego minisitiri ninde wagira minisitiri mu bahanzi nabiha nka Riderman Jazz wayase reka dukomeze studio n'ikindi kibazo murakoze nitwa Benita Maherezi umeze très bien ni très bien icyambere nakubwira Ways ndagufana byatari nakoze cyane sinatinya no kuvuga ko nagusariye bakiriye abasazi ikibazo ngiye nakubaza uri umuhanzi uririmba R&B ariko ugiye uri inshuti n'abahanzi baririmba injyana ya Dri ba Logan Joe ba Kaniki Shoti ba Kivumbi abantu baririmba iranjyana ya Dri babafata nk'abantu banywa ibiyobyabwenge muri societe wabivuga iki kubera iki babafata gutyo murakoze reka tubyakirane ni murakoze Akadudu nitwa Kadudu uzajyana na Juno same date same plane same cities I think it's the same hotel ntabwo muze ko muzajya muri same room ariko se ntabwo uzagira amatsiko yo kujya kureba mu gitondo ko yaramutse murakoze karabo ayo nzagira mwana bo reka nguhe umwanya rero ngira ngo usigare muri studio nanjye ngiye gusoma kutuzi murakoze cyane amashyi menshi cyane kuri Promesse Kamanda okay ndashaka ko dushimira Ariel wakoze cyane nakoze cyane amashyi menshi cyane kuri Ariel Ways hanyuma rero impano utayibagirwa amashyi menshi cyane kuri Ariel twongera amashyi